Hello my dear friend. Uyu munsi none hagiye gusharagurumana nigarukiye ni wa musaza wanyu mwizirwa Patrick. Iyi ni Fungarase TV show nkuko maje kugenda mubimenyera. So guys, nizere yuko wakoze subscribe. Wowe utarayikora reba munsi y'iyi video ukore kuri subscribe nshuti yanjye please. Ndagusuje udahwema gukurikirana ibiganiro bya Fungarase TV show umunsi kundi uko bwije nuko bikeye. Tugushimira wamaje gukora subscribe muri ibiganiro byacu ku buryo udashobora gucikwa n'icyayi cyose tugiye tugarukaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka n'icyamamare gikomeye cyane maje kumenyera hano mu gihugu cy'u Rwanda, sino mu Rwanda gusa no hanze yarwo maje kugenda bamenya icyamamare kazi kimaje gukundwa na benshi bagiye batandukanye. Tugarutse ku iki cyamamare kazi bamwita Yorodo Queen. Uyu nguyu bavuga yuko yigeze gutorwa ikibuno. Impamvu nyinshi zituma Yorodo Queen atajya ahagaragara cyangwa se adakunda kujya mu ruhame nibyo tugiye kuva imuzi n'umuzingo ese turebera hamwe. Ubundi aba basitari bose bari muri iyi video uko mugenda mubona Harmonize, PDD, Diamond yewe n'abandi abo bose turabagarukaho tuvuga ese ni ruhari ki bafite kuri uyu mukobwa cyangwa ni ibiki bigenda bibahuza. Ariyo makuru tugiye kugarukaho arambuye muri iyi video. Making sure to subscribe please, making sure guys. Yorodo Queen umukobwa ugezweho mu Rwanda ndetse yewe usigaye afatwa nka nimero ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bakobwa b'ikimero beza kandi bagezweho. Uyu nguyu agezweho n'isanganya rikomeye aho yaje gutorwa ikibuno bikaba bituma atagikunda kugaragara mu ruhame. Abazi neza Kirenga Fiona bamuzi yiga muri King David kuko iki gihe niho ubuzima bwe bw'ubwamamare bwatangiriye ndetse icyo gihe uyu Yorodo Queen yari nk'umwana ukiri guhorezwa amata cyangwa se ukiri guhorezwa igikoma. Muri iki kigo cya King David uyu mukobwa bita Fiona, uyu nguyu yari umukobwa nk'abandi bose basanzwe. Ubwiza bwe gusa nibwo bwatumye aganza abandi biganaga cyangwa se bamwe mu bo bagendanaga. Icyakora ikibuno cy'uyu mukobwa afite nicyo cyatumye ayobora hano mu gihugu cy'u Rwanda, atangira gutandukanywa n'abandi bakobwa mu itangazamakuru cyangwa se ku masocial media atandukanye. Gusa ntacyo yari afite muri icyo gihe ndetse n'imiterere yari isanzwe cyane rwose ku buryo naho yari kumenera amenyekana akiri ku ntebe y'ishuri. Uyu mukobwa wamamaye cyane ubu ngubu tuvugana, icyo gihe ntabwo yari azwi nta nubwo yari yakamenyekanye. Undi mukobwa wese wari warahisemo kujya ku kigo batereka umusatsi, ubuzima bwa Kirenga busa naho bwahinduye isura cyangwa bwahindutse bagiye kumwogosha. Kuko abazi iki kigo cya King David bazi neza yuko iyo wabaga uri umukobwa bakagufatana n'umuhungu nta kazu yaza bahitaga bakogosha ugasigarana umusatsi hafi ya nawe cyangwa se igipara. Icyo gihe rero uyu mukobwa nibyo byatumye ashobora guhindura imyitwarire ye kuri iki kigo yigagaho. Nk'umukobwa mwiza kandi wigaga mu kigo kibamo abahungu, Kirenga Fiona yaje gufatwa ari kumwe n'umuhungu maze ategekwa guhita yogosha vuba na bwangu. Uyu mukobwa utarakozwaga n'ibyo ngibyo byo kogosha umusatsi we, ibi ngibi byatumye atoroka, yewe bamufasha bagenzi be kumutorokesha kubera yuko bakundaga umusatsi we cyane, abifashijwemo na bagenzi be biganaga bamufasha gutoroka ikigo. Yaje kuba Yorodo Queen gute sasa? Yorodo Queen tugarukanye uyu nguyu yaje kongera kugaragara cyangwa se kongera kugaruka afite imiterere itangaje ndetse abakobwa bamwe na bamwe biganaga bagiye bifuza kumenya ese imiterere yaturutse hehe, ni kubuhe buryo yahindutsemo bigeze aho ngaho, benshi bakamutangarira ku buryo bugiye butandukanye. Uyu nguyu yakomeje kubazwa n'abakobwa bagenzi be icyatumye cyangwa se icyo yakoresheje kugira ngo agire imiterere imeze ityo, yewe ndetse anagire ikibuno nk'icyo ngicyo cyangwa nk'icyo afite. Yorodo Queen yababwiye yuko hari amavuta yisiga ndetse ko bayakeneye nawe yabasha kuyabazanira akayabagezaho nta mpungenge, nabo bakagira imiterere nk'iye
bakaryoha nk'uko nawe yararyoshye muri iyo minsi, cyangwa na n'ubu ngubu niko akimeze. Nyuma y'uko uyu mukobwa abonye y'uko aya mavuta ari kuyabazwa cyane, uyu nguyu yigiriye inama yo kujya ayagurisha, ndetse kandi akayagurisha ku giciro gihanitse, kuko icupa yarigurishaga ibihumbi 100 by'amafaranga y'amanyarwanda. Yoro The Queen akunze kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere ye igiye itandukanye. Gusa ngo umwe mu bakobwa biganaga cyangwa babaga bari kumwe hano ku iki kigo cya King David, uyu nguyu wahawe ku mavuta Yoro The Queen, kuri uyu nguyu avuga yuko amavuta yahaye abakobwa nk'uko yabitangarije inyarwanda.com, abandi bose ngo nta kintu amavuta yigeze abamarira. Ese imiterere y'uyu mukobwa no gupfumuka ikibuno cyangwa gupfumurwa ikibuno byaje kugenda gute? Nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya guys. Yoro The Queen amaze kurangiza amashuri ye, cyane yuko hejuru ku nkuru twavuze yuko akiga muri King David yari umukobwa usanzwe nk'abandi, abenshi rero ntago babashaga kwemera iby'iki kibuno yari agarukanye cyangwa se yari afite muri icyo gihe. Abenshi bibazaga se ni iki, cyangwa se ni igiterano, cyangwa se ni bimwe bigurwa. Umunsi umwe uyu mukobwa asohokanye n'inshuti ze mu kabari, yari yasohokanyemo n'abahungu bagiye bigana neza bamuzi ku buryo buhagije muri King David. Aba basore bari kunywa akantu, kandi icyo gihe bari bamaze kugerwamo n'akantu, cyangwa se bari bamajije kugira akabageramo, maze batangira gushwanira ku kibuno cya Yoro The Queen. Bamwe bibaza niba koko ari icyanyacyo, abandi bavuga ko ari icyanyacyo. Izo mpaka rero zigatuma bose badahuriza hamwe ngo bamenye ese imiterere y'uyu nguyu yaba ari iyo y'ukuri, yewe abandi bakavuga yuko ari ukuri. Muri izo mpaka rero zagiye zibaho, izi ngizi z'urudaca zageze aho biza kuba ngombwa yuko bashobora gushyiraho amafaranga, cyangwa se bashobora gusheta amafaranga. Bamwe bavuga ngo ikibura kibuno ni icyanyacyo, abandi bavuga yuko atari icyanyacyo. Guys, imiterere y'uyu mukobwa iratangaje kuko yibazwaho na benshi bagiye batandukanye. Ndacyari Mwizerwa Patrick, ntiwibagirwe gukora subscribe wowe ukiri kudukurikirana. Guys, wibuka no gukora comment kugira ngo tuzabone byinshi tugenda tugarukaho n'ubutaha. Uko muzagenda mubikenera kose, twebwe turahari ku bwanyu. Muri uwo mwanya, nyuma yo gushwana yo gusheta amafaranga, umwe mu basore yikojeje mu modoka azana ipensi, aza yerekeza aho Yoro The Queen yari yabateye umugongo, nuko nguko ngo yaraza no ku kibuno ngo pi. Uyu musore waje kumujomba ipensi irinjira neza iratobora. Mu kanya nk'ako guhumbya, amaraso yari yatangiye kududubiza cyangwa se kumanuka, maze abari aho ngaho barumirwa, ari nako batangira gushaka ubutabazi bw'ibanze. Niwe mukobwa ugezweho kubera imiterere ye myiza itandukanye n'iy'abandi bakobwa ba hano mu mujyi wa Kigali, yewe no hanze yacyo. Imodoka yo kwa muganga yaraje imujyana kwa muganga, aravurwa arakira. Uyu nguyu yabajijwe niba aba basore baragiye kubafunga, ariko yasubije yuko yababariye kubera ubugwaneza bwe agira, yabashije kubasabira imbabazi, abasore barabarekura. Kuvuga Yoro The Queen nibwo aheruka kugaragara mu kabari cyangwa se mu ruhame muri uyu mujyi wa Kigali, ndetse yewe yahise afata umwanzuro kujya kwiturira aho bita i Rwamagana, aho atuye ubu ngubu. Iyo umushaka niho honyine ushobora kugenda ukamusanga. Nkuko twigeze kubigarukaho tuvuga yuko bamwe mu byamamare twagiye tubereka hejuru, abangaba bagiye bakurikiranye, abangaba ni bamwe bagiye babasha guhura n'uyu mukobwa bamwifuzaho urukundo rugiye rutandukanye, yewe bamwe muri bo bagiye bamushoramo imishinga, bamugurira amamodoka agiye atandukanye. Diamond Platinum ni wabanje guhura nawe bwa mbere, haza gukurikiraho yewe Homerize waje no kumugurira imodoka Range Rover Sport. Uyu nguyu ni P Diddy nawe ajya akurikirana imbuga z'uyu mukobwa cyane. Uyu ni P Square cyangwa se umwite Peter, uyu nguyu nawe ari mu bakunda uyu mukobwa ku rwego
rwo hejuru. Aba bose bamwifuza ku buryo burenze cyane. Guys, uyu mukobwa yagiye aca ibintu cyane mu basitari bagiye batandukanye. Harimo abagiye bamugurira imodoka, abandi bakamuha amafaranga ngo abagurire inzu kugira bakunde baturane. Urumva yuko uyu nguyu agenda akoma benshi bagiye batandukanye mu basitari ndetse n'abandi bantu muri rusange. Guys, nkuko mubimenyereye, iyi ni Fungarase TV show, nge wumva nitwa Mwizerwa Patrick. Please kora subscribe, wibuke no gukora muri komenti utwandikire kimwe mu cyifuzo cyangwa igitekerezo, inyunganizi. Turi hano ku bwawe. Komenti yawe irakenewe cyane kuruta n'ibindi byose. So turabakunda, tuzasubire ubutaha.